ngiye guha amasore yanjye bigeze gukora umwaka wa kabiri twebwe aho twabaga mu mahanga primaire yabaga ari imyaka 7 hanyuma nza gukora umwaka wa 7 ndanatsinda cyane ariko natsinze sinamenye ko resulta zaje nari mu giturage ariko ndashaka kubabwira batangiye igihembwe cya mbere narabimenya umwarimu umuyobozi w'ikigo cy'ishuri wari utazi kuko nigaga aho twari dutuye hari kure n'amashuri yabagayo byasabaga yuko mu gihe cyo kwiga nagendaga nkashyira ahantu ncumbika mu baturage n'inshuti noneho igihe cyo kwiga resulta zize sinabimenye urumva nawe umuntu ubereye mu giturage hanyuma ariko natangajwe ndiye mu giturage mu ishyamba ariko mutagira ahangaha ntabwo amashyamba ari nko mu masaha 8 saa 9 akazuba kakaze kabisa ngiyo yakubona mbona umuntu aze aratwara akagare abubu mu bihuru aje gushaka umunyeshuri byagenze bite ntabwo yaje kwakira resulta nta nubwo yaje no kujya gutangira kwiga kujya muri segonderi abandi baratangiye ntabwo twari duhuri nta nubwo yari n'umunyarwanda bivuga ngo wenda yari afite uwo mutima impamvu mbabwira iki ngiki ni ukubera ikibarezi muri aha ni uko umurezi agomba kuba akunda abana yigisha atitaye ku cyo yabapfana n'abo bana n'uwo nguwo ni umunyamahanga ntacyo twapfanaga ntabwo yaranzi ariko yaramenye hari umwana watsinze ugomba kwiga abandi baragiye we byamugendekeye gute aho yarazi wenda aho ngaho agera akababaza ntabwo tuzi uko byagenze bimusaba yuko nta n'imodoka zajyagayo ibyago byamujyanye yambwiye yuko yatangiye urugendo nko mu masaha 2 za mu gitondo kurinda ngerayo saa 9 ashakisha uwo muntu agenda abaza kwa kana akashakisha barezi ku Rwanda ese urwo rukundo twebwe turabifite impamvu rero navugaga y'iki kibazo cy'ubuzerere icyatuma gikwiye ni uko twagira urukundo rw'abariya abana bamwe baraza tukabageza ku ishuri ariko bakaza bafite ibibazo byihariye ababyeyi barwana ababyeyi bafitanye ibibazo ababyeyi bakabyitayeho ababyeyi noneho umwana bazagera ku ishuri icyo yaguriye mu rugo no ku ishuri ntakibone cyangwa wenda ugasanga umwarimu n'ubuyobozi bw'ishuri bufite ibintu byinshi ariko ibintu byinshi mwagira byose ntacyo byaba bimaze tutarenze uriya mwana w'u Rwanda uriya mwana kugira ngo tumukundishe ishuri tumenye ikibazo afite tumukurikirane tunamufashe turi kumwe ibibazo rero by'ubuzerere nta mwana n'umwe twari twasanga mu muhanda atari yagera ku ishuri bageze mu ishuri benshi ariko bakarita noneho tukibaza ariko se abarimu bigisha bariya bana bo byabagendekeye gute nuko ababyeyi babananiwe ubu se mu by'ukuri ababyeyi barananiwe abayobozi b'inzego z'ibanze barananirwa n'umwarimu arananirwa ubu ngubu waba dufiteyo 1,600 kandi ni bakeya Nyamagabe dufiteyo 920 Gitagata dufiteyo 100 kuko dufite bakeya ko badahari bimwe birajyana n'ingengo y'imari nyinshi n'uyu munsi binasohotse iwawa dushobora kujya kuri 100 nako ku 1,000 kuko bakwiriye kuba bajyayo badahari ariko bariya abantu bajya iwawa abajya Nyamagabe abajya n'ahandi hose
ubundi ikibazo cyabo gituruka ko kuba tutarabakurikiranye. Umwana agatangira ishuri, yamara kugira ibibazo umwana agata ishuri, yamara guta ishuri ntabwo afite gikurikirana. Ariko jewe ubuyobozi bw'ishuri bufatanyije n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, ntibibaza ko ikibazo cyakemuka. Nuko byumva abayobozi b'amadini n'amatorero muri aha ngaha bose twafatanya, ariko jewe ndibaza twagikemura icyo kibazo. Kandi uko tudakemura biriya bibazo byo Vice Mayor aba yavugaga, uko dutinda kubikemura ni nako basoza bariya abana barakura, ntabwo bakomeza kuba abana. Siko bimeze, barakura bakageza ubu ngubu turabibona ku muhanda, ukavuga ngo aka kana ni inzererezi k'imyaka 3, 5, 8, ariko no muri ubwo buzererezi arimo arakura. Buriya yamaze gukura niba abandi nyine aba ngabo ubona tuba dufite Iwawa, tuba dufite Nyamagabe n'ahandi hose, ariko hakaba n'abandi tutajya tuvuga, abari muri za purize. Buriya nabo bafite, iyo ugiye muri purize uyu munsi ugashaka imibare kesezi nyinshi n'iz'urubyiruko, kandi urubyiruko usanga rwarataye ishuri, rutarize, dufite ibibazo by'ibiyobyabwenge, ibibazo by'ubujura, ibibazo byinshi kubura za ndangagaciro. Ibyo byose rero bigatuma basoza bamwe bajya mu bigo ngororamuco, abandi basoza bajya muri za purizo, abandi babuze umutekano abaturage. Murabyumva abarezi turi kumwe? Nkagira ngo rero niba ujya kujya mwigisha mubona bariya abana ku ishuri, n'ubu ufite igihugu, sibyo? Hakabura ubu, nyamuneka uzajya ujya kumushaka. Abanyamadini mwebwe noneho muranabyumva neza. Hariya nyine wari uragiye intama 100, imwe yabura akazisiga za ziri 99 akajya gushaka. Niyo ajya kuyishaka? Kuko za zindi ziri aho ngaho agashaka iriya kuyishaka. Nawe utazaba ufite abana 400 cyangwa 500 ngo umwe yasibye ukamwihorera, 2 basibye ukabyihorera, bariya basigire abandi ugenda uca kuriya mwana. Umenye ikibazo ufatanye n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Ubu kwezi mushaka kumbwira gitifu umurezi, gitifu umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, ubu kwezi mwafatanya hakagira umwana wananira nasubire ku ishuri, muze kubitubwira nabyo. Wenda hari ikibazo gishobora kuba gihari twebwe tutazi, ariko jewe ntabwo naba nyoboye umurenge wanjye rwose ngo mwarimu cyangwa umuyobozi w'ishuri ambwire yuko umwana runaka yananiranye atajya aza ku ishuri ngo nanirwe gufatanya n'ababyeyi be uriya mwana tumujyane ku ishuri. Wenda pesezi katuvuge ngo 100% tushobora kutazigeraho, ariko nibura 99 twababona, wenda tugasigara n'umwe. Ariko iyo ugiye hariya, sinzi niba mujya munyura uyu muhanda mukagera hariya ku Rutare Rwanda mukumva n'indimi bavuga, mujya mubatega amatwi, mujya mujyayo umuntu amenye n'ibibazo byo dufite no mu burezi. Wumvise ururimi rwo bariya abana bavuga, Ikinyarwanda cyo barakizi, ariko ntabwo bashaka kukivuga kubera ko baretse bahanyura. Bashaka kubabwira Icyongereza hamwe n'Igifaransa, ariko mubyumvise barezi muri aho. Noneho umuntu akabafata amajwi akavuga ngo u Rwanda isura y'uburezi ni uku nguku imeze. Twagira ibibazo bikomeye.